Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye gukorera hamwe amata y'ifu. Amata y'ifu abantu benshi barayakunda. Hari igihe udafite amata nyine yo kuba wateka mu cyayi ukavuga ati iyo nza kuba mfite amata y'ifu byari kuba byoroshye kurushaho. Uyu munsi rero tugiye kurera hamwe uburyo twayategura. Hari abantu bakunda gutengurwa no kuba bagura amata y'ifu bagasanga ntabwo ameze neza. Hari igihe utaguze yandi mu bikopo cyangwa nka nido. Hari amata menshi cyane yo mu bikopo cyangwa se abafunze, ariko iyo wayikoreye aba ari meza kurushaho kandi buzi neza ibyo washyizemo. Ese turasabwa iki kugira ngo tube twakora amata y'ifu? Ni amata nateguye, ni ugufata nyine isafuriya yawe ukaba wafata amata n'ubundi wateguye. Njyewe nateguye litiro imwe y'amata, nawe ubwo wategura nyine amata ushaka cyangwa se bitewe nayo ufite. Ushobora kuba ufite litiro 5, ushobora kuba ufite litiro 10, uvuga ati reka nkore amata menshi azamara igihe. Ubu nibwo buryo rero wabikoramo. Urafata amata ukayabiza, urumva uyateka n'ubundi ku muriro mwinshi, ukayabiza akabira. Yamara kubira rero biba byiza ukuyeho rwa rukoko rwo hejuru. Ubwo ushobora kuba wayungurura cyangwa se wafata nk'akantu k'akayunguruzo ukagenda usa nkaho uri kurukuraho hejuru rwa rukoko. Warangiza kurukuraho rero ubwo ugenda ukoroga gutyo, ugenda ukoroga gake gake. Ubwo ugabanya umuriro uwushyiramo muri medium cyangwa se hagati na hagati. Nuba ari mwinshi cyane, nuba ari na mukeya. Kimwe no kubona rekeramo umuriro mwinshi bitewe n'uburyo uri kwihutamo. Ubwo ubundi ugakomeza ugakoroga nk'ukoroga igikoma gutyo kugeza igihe amata yacu agabanutse. Ni ukuvuga ngo tuba turi gukoroga kugira ngo amata adashirira. Wirinda ko amata ashirira hasi, ko turabizi neza ko iyo amata yabize cyane arashirira. Kandi urumva rero nawe ukoze amata y'ifu cyangwa se ugakora amata yawe y'ifu kumva harimo akantu ko gushirira, urumva ntabwo byaba ari byiza. Niyo mpamvu tuba turi gukoroga kugira ngo twirinde ko twashiririza. Ikindi no mu gukoroga kuko n'ubundi amata bari gusa nkaho agenda kama, ugenda ukurura utuntu tuba twafashe ku ruhande utumanura mo imbere nyine kugira ngo ko nayo bari amata yagiye afata ku isafuriya, ugenda nyine uyakokora gutyo usubiza mu mata nyine ubundi ugakomeza ugakoroga. Iyi process rero ni process isa nkaho ivunanyemo ukuntu, ariko nta kintu na kimwe nyine kiba cyoroshye cyane. Ntabwo navuga ngo ati biroroshye cyane, gusa ntabwo bisaba ibintu byinshi. Ikintu kirimo hano cyaba gisa nkaho kigoye ni ukuba nyine wakoroga amata kubona nyine akamye pe. Bisaba umwanya sinakubeshya. Urumva niba watetse litiro 1 cyangwa se litiro 5 kugira ngo zijye gukama amata afata nyine y'amazi ashiremo, nyine amazi ari mu mata ashiremo usigarane ibintu bimeze nk'igikoma. Ni process nyine gusaba umwanya, ariko birihuta n'ubundi ntabwo byagutwara iminota ingahe. Njyewe ngeranyije byanumita hagati ya 20 gutyo. Ni 20 hagati ya 15 na 20 ahari gutyo. Ntabwo nari nabaze neza iminota, ariko njye nakomeje koresha umuriro mwinshi ko nayindi hafi yayo, nakomeje ndi gukoroga. Ubwo rero murabona ko amata yagerageje kugabanuka cyane pe, yagabanutse cyane. Ubwo urakomeza n'ubundi ugakoroga ku buryo ataza gufata hasi. Tuba twanga ko afata hasi akaba yashirira. Noneho ku ruhande ukagenda ukokorora gutyo ukamanuramo imbere kugira ngo bidasigara ku ruhande. Nkomeje rero gushimira cyane abantu bagenda bakora subscribe, abantu balikinga amavideo yanjye, bashyiraho comment. Ni ukuri munera imbaraga, mukomeze mume courage kandi Imana ijye ibaha ibyiza. Ubwo rero nizere ko nawe uri buzategura nido. Ushobora kuba wenda wavuga ati ubwo ngiye kuba natangira reka nangiye nkora wenda nka litiro 2, litiro 3, litiro 1 kugira ngo urebe nyine ukuntu biza kuba bimeze. Mu by'ukuri ikintu cyose wikoreye kiba ari cyiza pe, kiba ari cyiza. Ushobora kuba wakora bwa mbere ugafailinga, birashoboka ko nyine wakora bwa mbere ntibigende neza, ariko bigusigira experience, bigusigira amasomo. Uvuga ati ubutaha nzabigenza gutya, ubutanza bigenza gutya. Burya ibintu byose bigenda biba byiza ari uko ubikora. Rero ushobora kuvuga ati ngiyewe mfite litiro y'amata, reka n'ubundi mbikore nk'uko nabibonye muri video, ndebe icyo biza gutanga pe. Amata yawe aza ameze neza cyane. Noneho murabona ko amata yamaze
amazi yamaze gushira mu mata, murabona ko dusiganye ikintu kimeze nkaho hari igikoma. Ubu ngubu bimeze neza, twayakoraho rero sasa. Mu kuyakoraho rero turaba dukeneye ahantu twanika urwo ruvange, niba ari sinzi narwita uruvange, tukeneye aho turwanika. Ushobora kuba wenda waba ufite plateau cyangwa se ikindi kintu cyose wakwanika, ariko nyine biba byiza wanitse kuri plateau cyangwa se za mapuro ba bakingiraho, cyangwa se za mapuro y'ama baking papers, twa dupapuro barambura bagiye kotsa imigati cyangwa se amakeke. Ushobora kuba washyira kuri ukarambura gutyo, ubundi ukashyiraho icyo inoza urwo ruvange, niba ari uruvange, niba ari iyo paste nyine y'amata, ukaba wayanyagizaho, ubundi ukanika ku zuba. Ino process tugezeho tuba dukeneye izuba cyane, kuko mwanjye natangiye nyine kuyakora ari mu gitondo. Ni ukuvuga ngo ushaka kubyuka mu gitondo ubona ko ikirere kimeze neza, ukavuga ati kanikorere ngewe amata y'ifu. Aha tugeze pe tuba dukeneye izuba, koresha ibindi byose kugira ngo yumuke. Urumva maze kuyashyira gutyo kuri plateau, ndayanika mu masaha 2 cyangwa se 3. Ubwo rero nari nagerageje kwanika, ariko ntabwo izuba ryarakaga rikagenda, ntabwo ryari rimeze neza. Ndavuga ati rero reka mbagarure mbereke nyuma y'amasaha 2 ukuntu byari bimeze. Ni kuri byari bimeze. Ubwo nahise ndongera ndabivanga, ndongera ndabirambura neza, njya kubyanika nyuma y'andi masaha 2. Nuko nko nari maze, nuko byari bimeze, byari byamaze kuma. Nanze gukomeza kugenda mbigarura kuri kamera cyane. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kwanika bwa mbere ukabona bisa nkaho byumye, urabishishura nyine, ubyomora kuri plateau cyangwa se kuri rwa rupapuro wanitseho, ubundi kongera ukabinyanyagiza neza. Ni nkaho uri kubihindukiza no kubijanjagura kugira ngo byumuke neza. Ubwo iyo byamaze kumuka uhita ubisya kuri muri blender. Bisaba ko ufite nyine blender, ukaba wabisya wasya nyine amata yawe. Noneho namaze aho gusya, ndi kuyungurura n'ubundi ni ngombwa ko tuba dukeneye, nkuko mujya mubibona, amata y'ifu abanoze pe, abanoze, urayanyunguta ukumva ameze neza, abanoze cyane. Rero tutayunguruye nta twaba dufitemo ibiheri, turayungurura kugira ngo abameze neza. Murabibona ko turi gusoza rero amata yacu nubwo twamaze kuyakora, turaza gushyiramo isukari. Isukari rero ushobora kuba nyine wafatanye n'isukari iyo ariyo yose nta kibazo, ariko ikintu cy'ingenzi nuko tuyisya, nayo turayisya tukayiyungurura. Kuko urumva isukari iri mu mata gutya y'ifu ntabwo ubasha kuyibonesha amaso. Ubwo nafashe ibiyiko rero ngewe 3 by'isukari, ndabisya. Urumva nawe ushobora kuba nyine bitewe n'isukari ukunda, ariko nyine iyo sukari ngewe nashyizemo ni nyinshi. Ku bantu badakunda isukari ushobora kuba wayigabanya, ukaba wasya ikiyiko kimwe cyangwa se ikiyiko kimwe n'igice, biterwa n'uburyo ukundamo isukari. Ubwo warangiza kuyisya nayo, ubwo nayo ukayiyungurura, ubundi ukayivanga n'amata yawe. Biba byarangiye. Urumva ko process ntabwo ari ibintu birebire pe, n'amata yonyine twakoresheje, n'amata yonyine. Isukari byo n'ubundi ntabwo wabura ibiyiko 2 by'isukari mu rugo, ibiyiko 3 by'isukari. Amata rero yonyine urumva ni ya process nyine, gusa ni cya kintu kigusaba umwanya wawe, yego, ariko ntabwo bisaba ibintu byinshi. Ushobora kuvuga ati no munsi ngewe ndi mu rugo ngiye gukora kano kantu. Mu by'ukuri tujye dukunda kwikorera utuntu, ibintu byose munikoreye bari byiza cyane pe, birakuryohera. Iyo wicaye ukitekera ibyo kurya wumva ari byiza. Niyo wenda wagira gute utabikora neza nkuko wabibonye, ariko bigusigira isomo, uvuga ati ubutaha nzabigenza gutya, ubutanza bigenza gutya, bizagenda neza. Amata rero yacu yifungayo yabonetse, ameze neza cyane. Muzabigerageza, gusa mwibuke process, nimujya amata nabira mujye mukuraho urukoko urukuraho. Noneho n'amata mukagerageza mukaba mwabikora hari izuba, cyangwa se niba nta zuba rihari ushobora kuba nyine niba wabona ikindi kintu wakoresha uyumisha, nabyo nta kibazo. Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ku yindi. Imana ikomeze ibahe ibyiza, Imana ikomeze ibahe imigisha, mugira amahoro. Salam.